bakazijyana nyine ngo warababonye iyo umugore nyine atwite bahita batangira kujya umujyanama nyine ahita agutangamo raporo bakajya baza ukabaha inkari nyine bakagenda nyine bakagufasha mu bintu bisanzwe biri aho nyine abantu nyine batanga izo nkari batwite ngo hari ibintu byinshi babafashamo barabafasha ntahise nk'uko numvishe ngo hari igihe ngo bazitangaga ngo wabyara umwana ngo waba udahari akajya ahinduka inzoka akagenda ntaba nkubeshye pe ntago mbizi ese nyine iyo ubonye bari gutanga inkari utekereza ko bagiye z'umuntu utwite atari iz'umuntu usanzwe wese z'umuntu utwite nkeka ko hari nk'ubuvumbuzi cyangwa se nk'imiti baba bagiye gukoramo wenda mu nkari bakoramo imiti ushobora gukoramo imiti y'ibihingwa cyangwa se nyine ibintu nk'ibyo ntiwamenye nyine abantu bakora ubushakashatsi baba bafite nyine uburyo bakoramo ibintu byabo tubibona gutyo ntabwo nyine tuba tuzi ngo bimeze gute abantu batwara ziriya nkari z'umugore utwite ntabwo bakubwira icyo bagiye kuzimaza wapi ntabwo ayo makuru nyafiteho icyo baba bagiye kuzimaza kuko ngewe batangiye kujya bazitwara abana banjye barakuze nta mudamu urumva nyine ntabwo umudamu wanjye yazitanze ibihe byiza kuri mwe mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi twongeye kubasuhuza uyu munsi turi kuri bonane turizera ko buri wese yabashije kuyizihiza n'utabashije kuyizihiza ameze nabi cyangwa ari mu bitaro turamwifuriza ko undi mwaka izarangira ameze neza turabasuhuje cyane rero ntabyo gutinda muri byinshi tugarukanye na wa mugabo wa Miss Mbonyi nyuma y'uko tuganirije ku bijyanye n'imizimu amafoto byo guterekera turongeye turamugaruye ngo tumubaze uko ibihe bimeze n'uko biri kugenda mbese se n'uko yabashije kwizihiza bonane turagusuhuje cyane wa mugabo murakoze kandi umwaka mushya kuri mwese murakoze cyane uyu mwaka uwutangiye ute utangiranye izihe ngamba umwaka nkutangiye neza n'ingamba nyinshi cyane zimwe mu ngamba waba utangiranye ni iyihe nama wabwira abantu bagenzi bawe babashije guca mu bihe nk'ibyo umazemo iminsi mu mwaka washize bitewe n'ibibazo uyu mwaka dusoje wansigiye byari bitaranakemuka bitaragira nahise mfata ingamba y'uko uyu nguyu wo dutangiye wa 2026 ngomba kwiha ingamba zirenze cyane ingamba zirenze cyane ego nyiziye ngewe kugeza na n'ubu bitewe n'iramizimu nababwiye ingamba nihaye nizo kurera abana banjye bagakura nta kintu nyina cyangwa se bamusaba cyangwa se nyine bamusabwa kuko ntabwo umuntu ujya mu bapfumu nka kuriya wamuha abana ngo abarere njye nafashe ingamba zo kubarera njyenyine nkabakuza bagakura ibindi bazabimenya barakuze hari abantu batizeye ko biriya bintu watubwiye byaba ari byo ni iki wababwira ese babuzwa n'iki kubyizera ngewe ibintu niboneye n'amaso yanjye bitari inzozi bitari no kurota gute bahakana ko ari ibyanyabyo ngewe ubwanjye niboneye amahembe n'imirizo y'inka ku buriri n'umugore amanitse ku gikuta ibyo bintu nese ubu nabivuga gute impamvu batari kubyizera ni nk'iyi ariko sinumva ubushize twagarukiye ahantu wari umaze kumubona amanitse hejuru ku gitanda amafoto hasi imirizo n'uduhembe tw'ihene cyangwa inka duhita tugarukiraho tuganira ku bijyanye ukimara
kubibona kugeza na n'ubu ntabwo uramuvugisha ngo muganire uburyo yakubwiye? ntago ndamuvugisha nk'uko nabibabwiye nyine, ngewe ubu niyambaje Imana ndi gusenga nyine kugira indinde ngewe n'abana banjye, iturinde ibyo byose yaba yaragiye gucisha cyangwa yaragiye mu bapfumu bakamuha n'ibiki byose, ibiturinde nyine kugira ngo bitatugeraho. Se wizera ko bira byo mu bapfumu bikora? Nese byabuzwa n'iki gukora? Gute ubona umuntu ahagaze ku gikuta nka gutya, nta hantu ahagaze nyine ari hejuru, nta hantu ahagaze. Izo mbaraga ko kuva navuka narazibona, urumva atari byo mu bapfumu nyine, urumva utabyizera, ni ibya nyabyo nyine. Urabona biriya byakora bikamugeza aho ashaka? Oya, nanone sinkeka ko byamugeza aho ashaka, ahubwo byaramwangirije, bizangiriza ubuzima bwe paka kugeza ku iherezo. Nyine urabona uvuze ko wizera ko bikora, ni nko kumuha imbaraga ngo akomeze abikore, niba ari uwo mugabo ashaka kugira ngo abe we amujyane. Rega barababeshya nyine, ntago bari hejuru y'Imana. Yego izo mbaraga zirakora, ariko ziri munsi y'Imana, niyo iri hejuru. Nibwira ko Imana ibyo byose irabinesha. Ntago yakifata ngo ajye guhemukira umukozi w'Imana Israel Mbonye ngo amujyanye muri ibyo. Umukozi w'Imana, Imana yemera kandi ukorera Imana neza. Ubundi uwabivuze neza ngo misiyo yabo yarapfuye, ubundi yashakaga kugira ngo agende aho ikiganza Israel Mbonye, namara kumuha ikiganza ngo akimuhereza ikiganza ngo babe bahererekanije ububasha, ngo bihite bihindukira aba ari we icyamamare kurusha Israel Mbonye. Israel Mbonye ahita azima, ahita ajya hasi. Ubundi kuki byafashe urwo rwego bikagera n'aho kuzanamo uduhanga, amafoto, imirizo y'inka, ni ukubera iki? Njye ibyo bintu mbere ntabwo nabyizeraga ko ari byo, yuko nyine ngo bazakorana mu kiganza ngo bayerekane ngo ububasha n'iki. Ariko kugeza ubu bitewe n'ibintu niboneye, mba ndi gusabira na Israel Mbonye, Imana imurinde, imufashe, imurinde ibyo bibi byose ko byamugeraho. Ibintu wabonye kuko aka kanya ngewe umugore wanjye maze kumurambirwa, niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo muri uyu mwaka kurera abana banjye njyenyine, bakaba nk'aho badafite nyina kandi ariho. Muri make nta gahunda ufite yo kongera kumuhamagara ngo garuka mu rugo, garuka ugira ute, nuko mureka agakora ibyo bintu byiwe? Nta gahunda mfite yo kongera kumuhamagara ngo ngomeze mwikururize mu buzima bwanjye. Nabonye yarahindutse nyine ku rwego utapfa guhita umuhindura. Niyo mpamvu rero nabonye ko umupira nyine, nabonye ko imbaraga zanjye zirangiye, mbona nta kintu nakora. Ndavuga ati okay, reka ndekere agenda ukwe, nanjye nsigara n'ukwanjye, kuko ntago nahama niruka ku muntu udashobotse, wahindutse, wagiye mu bazimu nyine, niba ari abazimu, niba ari mu bapfumu, ngo ngome mwiruka inyuma, yazanzanira ikintu nazi, bumwe n'ubuzima bwanjye bukagenderamo n'ubw'abana banjye, njye numva ngo batambe ibitambo. Niyo mpamvu ngewe ndi kumuhunga kugira ngo ibyo bibi byose mbashe kubinesha, mfatanyije nyine n'Imana igoma imfasha nyine mu buzima bwanjye. Ubwo gahunda ufite ni iyihe yo kugira ngo atazabasangaho muri? Hajya ubona adakunda abana be? Yarabakundaga mbere, ariko ubu aho byageze ntago akibakunda. Ngiye gahunda mba nafashe y'uyu mwaka, njye n'abana banjye ntago tugomba kumuguma iruhande. Se mufite gahunda yo kumuhunga muri make? Cyane, kuko n'ubundi umugumye iruhande ukajya umubona agucaho, n'ubundi waguma ucumura cyangwa se umwibazaho cyane. Njye nzimuka muri kano gace, ngende niturize n'abana banjye, tubeho gutyo nyine nta bibazo byinshi dufite. Ese n'ubundi ko bavuga ngo
afite undi mugabo yishakiye bo bazengurukana bari gukorana ari amavidewo bavuga kuri Israel Mbonyi. Ujya umubona uwo mugabo bari kumwe? ndamubona. Nyine se utekereza ko n'ubundi atagutaye akisangira uwo mugabo? Njyewe ni nayo mpamvu nyine njye nafashe umwanzuro, ntago iby'uriya mwaka ndi kubijugunya, nabijugunyiye kure, nta mpamvu yo kuguma bimora mu mutima mbitekereza cyane. Njyewe ubundi umwanzuro wa nyawo nafashe no gutandukana n'uriya mugore. Nasikara numvishe ngo n'ubundi aratwite. Aratwite? Ibyo ntibimureba, ibyo nta nubwo mbizi. Nase ntabwo bizi gute uri umugabo? Njyewe abana nzi ni babiri. Kuba angatwite sinzi aho iyo nda yaba yarayikuye. Niyo mugabo yagiye kureba mu gitaramo? Ntabwo byashoboka. Yaguze n'imodoka niko yavuze. Ese ubwo urumva ibyo bintu byashoboka? Nasi iriya modoka avuga yaguze utekereza ko yayikuye? Ni Israel Mbonyi wayimuhaye. Niho mera mvuga ati biriya bizimu bishobora kuba bifite n'amafaranga, bikaba byafata nyine bikamuha amafaranga akagura iyo modoka, kuko ku bushobozi bwacu ntabwo turagera ku rwego rwo kuba twatunga imodoka. Urwego rwacu ruracyari hasi. Uratekereza ko iyo modoka koko yayiguze? Iyo yajyanye mu gitaramo cya Israel Mbonyi kumureba, iriho amafoto, iriho n'indabyo byinshi cyane. Ntabwo nkeka ko yaba yarayiguze, kuko n'imodoka barazikodesha, ukaba wayimarana umunsi cyangwa iminsi ibiri. Uyikodesha upfa kuba ufite umushoferi cyangwa se uzi gutwara. Nkeka ko rero ashobora kujya arango yaguze imodoka, ugasanga nyine ntabwo ariyo yayikodesheje, cyangwa se nanone akaba yarayiguze ari ibyo bizimu nyine byamuhaye amafaranga. Uze ngo atwite inda y'abazimu? Nanone nta nese abazimu burabatera inda. Kandi uvuga ko bagira amafaranga bakora n'ibintu byinshi. Nase ubu niba bakumanika ku mugozi nta kintu barakumanika nta kintu kiriho, ukajya mu kirere. Ibyo byo sinapfa guhita mbyizera niba batera inda, biri kure pe. Abazimu yego bakora ibyo bintu byose, ariko ibintu byo gutera inda byo nkeka ko ahubwo urugero wenda byaba biriho, bishobora kumushuka akamubwira ati genda uryamane n'uriya mugabo cyangwa n'uriya musore, akaba ari umutera inda, ariko atari byo bimuteye inda. Nase nta hantu uzi mu gace batanga intoza? Batanga iki? Inkari. Inkari? Inkari yego barazitanga. Baba bagiye kuzimaza iki? Icyo ntabwo nakubeshya, sinzi nyine. Oya makuru yo wumva ngo inkari z'umuntu twite baba bagiye kuzimaza iki? Ntabwo mbizi ibyo byumbo, na nyine bazitwara, ariko sinzi ngo baba bagiye kuzikoresha iki. Ariko urabizi bakazijyana nyine tu. Ngo warababonye iyo umugore nyine atwite, bahita batangira kujya umujyanama nyine ahita gutangamo raporo, bakajya baza ukabaha inkari nyine, bakagenda nyine bakagufasha mu bintu bisanzwe biri aho. Nyine abantu nyine batanga izo nkari batwite, ngo hari ibintu byinshi babafashamo. Barabafasha. Ntahise nk'uko numvishe ngo hari igihe ngo bazitangaga ngo wabyara umwana ngo waba udahari akajya ahinduka inzoka akagenda. Naba nkubeshye pe, ntabwo mbizi. Se nyine iyo ubonye bari gutanga inkari utekereza ko bagiye z'umuntu utwite, atari iz'umuntu usanzwe wese, z'umuntu utwite. Nkeka ko hari nk'ubuvumbuzi cyangwa se nk'imiti baba bagiye gukoramo wenda. Mu nkari bakoramo imiti? Ushobora gukoramo imiti y'ibihingwa cyangwa se nyine ibintu nk'ibyo. Ntiwamenye nyine abantu bakora ubushakashatsi baba bafite nyine uburyo bakoramo ibintu byabo, tubibona gutyo, ntabwo nyine tuba tuzi ngo bimeze gute. Abantu batwara ziriya nkari z'umugore utwite ntabwo bakubwira icyo bagiye kuzimaza? Wapi, ntabwo ayo makuru nyafiteho icyo baba bagiye kuzimaza, kuko njyewe batangiye kujya bazitwara abana banjye barakuze nta muda
urumva nyine ntabwo umudamu wanjye yazitanze. Yego. nyine abantu benshi bavuga ko baba bagiye kuzikoresha mu bintu nyine by'imihango by'imigenzo bibi nyine tungo kwa satani. Ese ko nabonye wagira ngo ni nk'ikigo gikomeye wenda nk'icya leta. Oya ntabwo ari leta. Ntabwo ari leta. Ese ko usanga ahantu hose amamoto yirirwa acicikana ahetse biriya bibogisi. Hari umuntu ufite kampani nyine cyangwa abo bantu bazitwara bazikeneye bafite kampani bazenguruka bari gutwara izo nkari nyine. Bibaye ari ibyo ngibyo byo kuba bavuga gutyo na leta ntabwo yabemerera kubikoresha, kuko ntabwo waba ugiye kubikoresha imigenzo itandukanye. Si byo wabihamya? Ni wowe uri kubimbwira, rega njye ntabwo mbizi. Njyewe ndi kuvuga ku buryo bwanjye. Ko kandi ubibonaho moto ziza kuzitwara? Ndazibona. Hako nyine njyewe ntabwo mba nzi icyo bagiye kuzikoresha. Nta muntu uzi icyo bagiye kuzitwara, nta n'umuntu wajya kurega ngo inkari cyane ko banaguha amafaranga. Hasi ubundi inkari ko tuzihagarika hariya bikarangira, ubonye umuntu uza akazitwara akaguha amafaranga wamwihera akitwarira. Uramwihera akigendera. Tugaruke ko uwo mugore ibyo byari biciyemo by'inkari nyine. Iyo uri kumureba muri iyi minsi umubona ute? Abantu nyine n'ejo bundi nabonye ari kuvuga uti itike bampaye ngo ntabwo nayibonye, ngo rigani yarayiriye. Avuga n'abandi bantu benshi nyine, kuko hari itike Israel Mbonyi yari yamwemereye yo kujya mu gitaramo cye ngo ntabwo yayibonye, ariko ntabwo wabyizera nyine ko ari byo, wasanga ari bya bindi by'agatwiko kabo. Njye nkeka ko aba ari kubabeshyera, kuko nese ko yagiye mu gitaramo yaba yarinjiye ati ngo yagiyemo ku itike ye, ngiyo bamwemereye ntabwo yigeze ayibona. Njyewe nzi ko itike yari yayibonye ari nayo nyine yagendeyeho ajya mu gitaramo. Ntabwo numva buryo kiba barayimuriganyije ntayibone. N'ubundi n'ibyo ngibyo ngiye sinanabitindaho njye, kuko ntabwo bindeba baba barayimuhaye cyangwa barayimuriye. Njyewe ubu kugeza izi saha cyangwa se uyu munota nta kintu cye kikiri kunjya mu mutwe ngo numve ngo nagitekerezaho cyane ngo nyitindeho. Ibintu byose ndi kubifata nk'aho tutanaziranye, nkabifata nk'aho nta kintu dupanga, kugira ngo mbashe kuruhuka umutima wanjye nyine wongere usubire mu gitereko, kuko ubu ngubu ibintu byose ndi kubyiyibagiza. Cyo nitayeho ni abana banjye, uko ngomba kubitaho, nkabereka nyine nkabaha uburenganzira bwabo uko bukwiye nyine mu buzima. Reka twiganire ku musozo iby'umugore tumureke, niba wamuretse tuzakugarura hano nitugira ikindi twongera kumubazaho cyangwa kukubazaho, cyangwa se nawe tumuzane hano tuganire nawe uko bimeze, tunabahuze muganire muri kumwe. Oya ntago nahura nawe. Kubera iki? Ubu nasinye. Ntago nahura nawe. Mure nawe anyicishe amadayimoni. Ntago yakwicisha amadayimoni, ntago iby'amadayimoni bikora. Reka tugane ku musozo rero. Amasaha yagiye buri kwira. Reka twifurize abantu umwaka mushya muhire, uzabe uw'imigisha, kandi abadukunda mukomeze mudushyigikire, abaduha ibitekerezo nabyo turabikunda, tunarabireba cyane, ahanini ntekereza ko tunabasubiza. Nta kindi twavuga rero usibye kubasezera umwaka mushya muhire, bonane nziza ku bakunzi bacu.